Aje kubasuza Imana ibarinde. Nge umva kuri micro ndi Audibles. Uyu munsi ndagira ngo tubyinjiranemo neza ibi bintu. Uyu munsi ndetse n'ejo nibwo aya mafoto ari kugenda agaragara acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munyamakuru akaba n'umujyanama w'abahanzi Irene Murindahabi yinjiye ku mugaragaro mu ruhando rwa sinema nyarwanda, aho yatangaje ko agiye gushyira hanze filime y'uruhererekane yitwa Isereri, yakinnyemo abakinnyi batandukanye. Iyi filime y'uruhererekane izagaragaramo bamwe mu bakinnyi basanzwe bamenyerewe muri sinema nyarwanda, abarimo nka Aisha Inkindi uzwiho ubuhanga mu gukina, kwitwara neza mu nkuru zitandukanye. Mu kiganiro yagiranye n'Inyarwanda, Irene Murindahabi yavuze ko iyi filime igamije kugaragaza ubuzima butavugwa cyane bw'abakozi b'Imana, agaragaza ko hari byinshi abantu batamenya bibera inyuma y'amaso ya rubanda. Irene Murindahabi yagize ati iyi ni filime yigisha ubuzima butavugwa abo twita abakozi b'Imana babamo, ariko bakitwikira umurimo bakora bakazengereza rubanda. Harimo kandi inkuru y'urukundo no guteseka kw'abakundana barareshya mu mikorere. Murindahabi yavuze ko kwinjira muri sinema atari ibintu bimugwiririye, ahubwo ari inzozi yari amaranye igihe kinini kuko amaze imyaka 3 ayitegura. Ati yego maze imyaka 3 bitegura kuko mbikunda, mbona ari n'uburyo bwiza bwo gutambutsa amasomo y'ubuzima. Irene yabajijwe ku bijyanye no gukorana na Aisha, we yavuze ati ku bijyanye no gukorana na Aisha Inkindi, yavuze ko atari gusa ubuhanga bwe bwamuhaye amahirwe, ahubwo ko basanzwe ari n'inshuti, bityo kumwizera bikaba byarabaye byoroshye. Ati uretse kuba inshuti yanjye, ni umukinnyi mwiza u Rwanda rufite, uri ku rwego rwo hejuru kandi ubikora neza ibyo twamushakagaho ko akina. Nubwo hari amazina amwe yamaze kujya hanze, Murindahabi yavuze ko abandi bakinnyi bagize iyi filime bagikomeje kugirwa ibanga, ariko bose ari abahanga, ndetse ko batoranyijwe binyuze mu itsinda rishya bashinze ryitwa MI Film. Yasobanuye ko iri tsinda ari ishami rya MI Entertainment rigamije guteza imbere sinema, nk'uko basanzwe bafite andi mashami arimo MI Music ikora ibijyanye n'umuziki na MI Empire itara ndetse ikanatangaza inkuru z'imyidagaduro. Irene Murindahabi uzwi cyane mu itangazamakuru, aho yakoze igihe kirekire ku bitangazamakuru bitandukanye birimo nka Magic FM, Isango Star na Isibo TV. Kuri ubu ngubu abarizwa muri MI Empire. Usibye itangazamakuru, Murindahabi afite izina rikomeye mu gucunga no gufasha abahanzi, aho yigeze kuba umujyanama wa Neo Bosco, ndetse kuri ubu ngubu akaba ari ushinzwe kurebera inyungu z'abahanzi barimo Vestina ndetse na Dorcas. Filime Isereri ibiteganyijwe ko izagaragaza ubuzima busanzwe bwihishe inyuma y'icyubahiro gihabwa abakozi b'Imana, inagaragaze uko urukundo rushobora kugorana mu gihe hari itandukaniro ry'ubushishozi hagati y'abakundana. Ibintu bikunze kugaragara mu buzima bwa buri munsi, ariko bikaba bidakunze kuvugwa mu ruhame. Ni filime ishobora kuzana impinduka mu buryo inkuru zicukumbuye zitambutswa muri sinema nyarwanda, cyane cyane izigaruka ku buzima busanzwe bw'abantu n'amasomo abavamo. Ndabashimiye mwese twabanye muri iyi video, mwibutsa gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo dukomeze kubana umunsi ku wundi. Ndabashimiye, Imana ibarinde.